ko yari postinze cyangwa yakwirakwije amafoto yavuzwe na Yago, amafoto y'urukozasoni, ndabasaba ko mubisiba. Guhera uyu munsi n'uwakoze ikiganiro avuga kuri Yago agikureho, uwari postinze amafoto yavuze ayakureho, n'utayakuraho mu minsi nicyo urakurikirana, uraza gukurikirana, utayakuraho araza gukurikirana. akakona extra gato mu kiganiro nicyo ndimo mvuga. Hano ikintu gihari nonaho ikibazo muyoboke afite ntabwo ari Yago, habe namba nonaho ikibazo The Ben afite ntabwo ari Yago, nonaho ikibazo cyatumye wa muhungu wa muri Amerika w'inyinya Medi ntabwo ikibazo afite ari Yago, sibyo? Nonaho abantu barimo kuvuga ko bakorera baba bari ku ruhande rwa Bruce Melody batuka abandi ntabwo ari Yago, sibyo? Hano rero Ribu yatanze akanini k'umuriro, mbese bayifunze ibintu idashoboye kujya kwirukamo, ibibazo idashobora gukemura yavuze ngo mufunge. Yago jewe icyo ntemera Yago kuvuga ngo yaratatse imyaka inabura umufasha, yatatse ngo abura abafana bo kuza kumurwanira, ariko ntiyabuze Ribu kubera ko iyo avuga ngo yakorewe icyaha akabura Ribu kukica nawe bayibye akamenya kuri Ribu soko ikanamufasha bakanamuregera urukiko ba Emurene. Nabonye Emurene yasohoye ntuza niba bayita certificate nayo yitangwa n'ibitaro ku mubyeyi we yitabye Imana, papa we uwo Yago yavuze ko ari umujenosideri ufunze yamwihakanye. Urumva byafashe indi ntera, urumva biri gusaba umuntu pepe wa survivor kwisobanura, ntabwo ari ukwisobanura. icyo Emurene yakoze ni ukugira ngo abantu badafite umwanya wo gutekereza birenze badakomeza kugira ngo umubyeyi w'uyu muntu ariho kandi yarapfuye. Icya kabiri, Irene ntavuka wenyine, hari abandi bantu mwatatse batarimo kugaragara muri iki kibuga, sibyo? nonaha Yago urimo kuvugwa, nonaha ibi twese tuvuga ubu ntimugire ngo Yago afite ikibazo kuko we yahisemo kuba ikibazo, ariko abavandimwe n'umuryango nonaha bagize ibibazo kandi batarahisemo kuzaho ibibazo biri. Ariko jewe icyo mvuga Ribi ikwiye gukora, none hari terimi imwe y'Abanyarwanda n'abahanga, hari ukuntu worora imbwa ukagishumuriza abana b'abaturanyi binjiye barayorora, nuko barayikirira wicira no kuyizana, ariko iyo ubwo ubuyoroye karyo nayitoza hatozwa n'abakoresha se. None iriya mbwa woroye rero ukagishumuriza ikarya abana b'abaturanyi, wowe kubera ko ari iyawe itararya umwana wawe ukumva birasanzwe, ariko iriya mbwa yamenyereye gufata kurya abantu, urakeka kurira umwana. Igihe cyose sosiyete yacu ikemera ko gutukana ari uburyo bw'intwaro yo kugira uwurwanya, twigira ku birenge by'abatubanjirije. Muzi kubona umusitari nka Bruce Melody afite umuntu yibasiye, muzi abantu uyu mugabo afite bamufana uko bangana benshi cyane, muze kureba amashusho mu byo bise Iwacu Muzika. Iyo bavuze ngo Bruce Melody ikibuga cyose ugira ngo bamenye inzuki zirabariye, barafana bakitera hejuru, niki yavuga bareka kwemera cyagora. Ariko niyo mpamvu na docteur yavuze ati aba bantu n'ubundi ngo muzabumva iyo bavuga ati bantu banjye, ubwo nyine bafite abantu babo, ntago byabura ntawe wasanga afite abantu babo, none ntago no agatsiko ni ukuvuga ngo umuntu uzwi aba afite itsinda ry'abantu bataziranye cyangwa riziranye, hariho abaziranye n'abataziranye bo gufana uriya muntu. Kambaho urugero, mujya mubona wa mwana ukina komedi muri ka Kigali utegura iriya komedi, afite amashusho y'abantu barenga 20 batajya babura cyane, bahora bicaye imbere barimo n'abandi wa hano bivuze ngo bara n'abantu be ahorana bariya baraziranye, ariko hari abandi babafana batabazi. Hano rero Thierry icyamunaniye mu nshingano Ribu ifite, nako icyananiye Ribu Thierry kamureke, mu nshingano Ribu ifite harimo gukumira, sibyo? No gutanga inama, buri umuntu ushaka kumbwira iti bukora bishobora kuba icyaha no gukurikirana. Ariko mu bajwa ngo barabikoreraga inyuma aho tutareba, icyo ntabwo ari ikibazo. Ngewe umuntu uvuga ngo abantu bagize batya ngo nza kuri YouTube ndataka ntihagira umuntu uza kumfata kuri YouTube, ntabwo ari kuri Ribu.
ariko se RIB se ntishobora kuhakura ibyaha niyo mpamvu uyu munsi irimo ibibazo ni ukuvuga ngo niyo mpamvu yamuhamagaje umuntu akaza akavuga ngo Sabe ngo yishyuye umuntu wanjye ngo yishyuye umuntu ngo ntaze mu kiganiro icyo ni cyari bijya kureba ubu se ko yakurikiranye ibyaha byavugwa kuri Ndimbati ntabwo yari bikuye muri YouTube aho RIB mu gitondo nikaba ikirego uriya mukobwa yagiye kuri RIB yego ariko ibintu bifite aho byakomotse ariko reka tuve kuri icyo yego ari kuri televiziyo akavuga ngo hari umuntu ngo wishyuye abahanzi bose ngo ntazagire wongera kumuha interview yishyura n'abatanga ibiganiro uragira ngo RIB gukurikira icyo kintu kuri we n'umwanzi we yamuteje ibyago kuko akazi ke kapfuye ariko ntabwo RIB iri bujya none se n'icyaha si icyaha hanyuma ibyo birarangiye ni n'undi wagenda akishyura amatike y'ikipe akayarangiza yafashe uyu mwana wari ubundi hariho ibintu abantu badakora yafashe Titi wari muri zone idafite amahitamo simbabeshye oya nibyo sorry saying that ndabizi ko babandi y'Isenagi bose bagiye guhaguruka muhagarara ariko mutega amatwi bahagarare batega amatwi babwiza ukuri kuri iyi ngingo igihe cyose umuntu uzumva yigamba ko yagaburiye umuntu uri ikigwari kugabura byo kurya umuntu wasanze ku bitaro yananiwe kugura serumu ukamugura serumu ukaza ukigamba ngo naramufashije mugura serumu uri ikigwari hari ibintu tutaganira nta muntu uganira ko wagaburiye umuntu ibyo kurya ibyo nibyo abantu baze kukwitira kuri umuntu mwiza waretse abo wakabuye bakavuga ngo nubwo yagize nabi ariko yatubereye imfura abantu barabyina ngo nta batafashe what muganga ahagarara avuga ati nubwo mumfunze ko nishe Scovia ariko navuye abaturage b'inyarugenge hanyuma zero urumva yuko ikintu ushobora gukora ibintu byinshi byiza akamwe kakabyica byose ikiranye nari namuhaye inama cyo kora nashimye icyemezo yafashe nari nanakimubwiye kare yago naramubwiye n'aba bantu barwanya ubutegetsi batangiye kukwagaza nk'ikimasa bashaka kurasa umutsi urisanga ugudutse abanya afite ukuntu yabivuze araza aravuga ati abo bose ati ibyo nkora giyewe ndabizi mwinzana mu bibazo byanyu ibyo bibazo byabo kuko ibyo akora arabizi yego ibyo akora arabizi ibyo akora arabizi ikibazo gihari RIB nonaha yiduha kanini k'umuriro ariko itazi indwara turwaye nihaguruke mu mabwiriza yanditse bascreening societe nibakora open surgery nifungure irebe ikisha umuntu niyandike nisi itanga ikiganiro yihanize gutukana mu ruhame nk'uko amategeko abyita icyaha ku bantu bose ariko kuri bose abantu bose babazaniye kore bose ntibizakunda ntabwo tugeze kugira ikiganiro hara kuri hoteli iyo za Nyarutarama tukababwira ngo ninde ukwiye gutukwa ahubwo ninde ukwiye gutukwa baratubwiye ngo twese abanyamakuru benshi baragwava ngariko iyo mutubwira gutyo ubu abatukana turabareba tujya kuri Twitter tubarebe umwe agashaka no kurondora sinire njya kuvuga amazina namwe murayazi umuntu ryari agatuka nyine nawe akakuzira sinzi icyo abayishyira ngo binavugwa ko mumeze nkaho mukorana reka mbabwira bakajya banavuga ngo ntabwo tuzi niba mukorana n'uwo muntu cyangwa mudakorana ariko kuki mutamukurikira uretse nkwereke muzumva yatutwe ngo azajye kure ariko ikintu gihari niki niba icyaha none kuki ho hani haguruka niba icyaha